tubahe ikaze mu biganiro byacu dutegura ku karere k'ibiyaga bigari bya Afurika cyane cyane ku Rwanda. Muri uyu mugoroba muri kumwe na Tarcisse Semana w'ikinyamakuru umunyamakuru.com. Tukaba twarabakurikiraniye ibyerekeranye n'ingirwamatora ibera mu gihugu cy'u Rwanda. Tukaba dufite abantu hirya no hino batugezaho amakuru umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Ni kuri uyu mugoroba rero turagira ngo duhe umunyamakuru Scovia w'ikinyamakuru Panorama atubwire ukuntu ibyerekeranye no kwitoza kwa Frank byagenze mu ntara y'Iburasirazuba, cyane cyane i Nyagatare, aho yagiye kwiyamamaza ariko akabura byose, ahubwo bakamujyana hafi y'irimbi. Sinzi icyo bishatse kuvuga ubwo ngubwo, akavayo asa nkaho rwose yamanjiriwe. Reka duhe ijambo Scovia atubwire ukuntu byagenze, n'ukuntu yamubonaga mu maso ameze, n'ukuntu abaturage bo muri ako gace babyifashemo. Hanyuma noneho tuzakomeza tubagezeho hirya no hino uko iyi ngirwamatora irimo kugenda iba ikinamico, ariko mu by'ukuri nk'uko Kagame yabyivugiye ari mu ruhango, igisubizo cyaratanzwe igihe bahinduraga itegeko nshinga. Duhe ijambo Scovia, umunyamakuru w'ikinyamakuru Panorama, atubwire ukuntu byifashe aho mu Mutara. Scovia, turimo kuganira ubu ngubu, uri mu Mutara, uri hehe? Ubu tuvugana tugeze i Kayonza. I Kayonza ni mu ntara y'Iburasirazuba, tuva mu karere twari twakoreyemo Nyagatare ndetse na Gatsibo. Muri ako karere ka Nyagatare na Gatsibo mwari mwagiye, twibutse ko uri umunyamakuru ukorera ikinyamakuru Panorama, nibyo? Yego. Wari wagiye rero gukurikirana amakuru ibyerekeranye ukuntu abakandida biyamamaza. Urimo kutubwira byagenze bite, umunsi wagenze gute mu kwiyamamaza aho ngaho Frank yari yagiye kwiyamamaza? Mu masaha agera kuri saa 12 za mu gitondo nibwo twari duhagurutse Kimironko, aho ishyaka ry'Iparti rikorera, turi kumwe n'abayoboke baryo bari muri pasiteri ndetse na Frank werekezwe n'izindi modoka nk'ebyiri, twerekeza mu ntara y'Iburasirazuba, tujya mu karere ka Nyagatare. Ni akarere gahana imbibi n'igihugu cy'Ugande, aho twagiye mu murenge wa Rwemiyaga. Rwemiyaga ni umurenge nawe ugize akarere ka Nyagatare. Hari ku wa mbere nk'uko uyu munsi nyine, ariko aho twageze hari habaye isoko ry'abaturage batandukanye rirema nk'uko bisanzwe mu giturage mu Rwanda rirema. Hanyuma hageze abantu tujya ku kibuga nanone cy'amashuri. Umuyobozi w'umurenge wa Rwemiyaga avuga ko batemerewe kwiyamamaza hafi y'isoko cyangwa se mu isoko cyangwa ku kigo cy'amashuri, ko abana bari mu kizami basohotse baje gusengera cyangwa se navuga ngo guhurira, kuko abantu iyo biyamamaza haba hari imiziki n'ibindi bintu byinshi bisa nk'ibyarangaza. Umuyobozi asaba ko bajya ku yindi site ya kabiri ndetse nabashije kuyigeraho bitewe n'imodoka nari ndimo, ariko baza kubereka iya gatatu nanone mu murenge wa Rwemiyaga, ariko mu kagari k'aho bita Nyarupfubire, abantu bahazi nk'agasantere ka Bugaragara. Tuhageze aho hari ikibuga, ariko inyuma y'uruzitiro rw'icyo kibuga hari imva cyangwa se mu Kinyarwanda ibyo bita irimbi, ubona ko hari igituro bakingiye n'abantu. Abaturage, nta muturage uhari, hari abo gusa baje bamunyuze baturutse i Kigali. Turahagarara, abanyamakuru barareba, tugeze aho ariko noneho ishyaka Green Party bemeza ko badashobora kwiyamamariza aho hafi y'irindi cyangwa se aho bise mu irindi. Bavuga ko bagomba kuba bahawe isite bari basabye, ariko ibyo byagarukiye ngo twabaye nk'abagenda. Ariko umukandida Frank Habineza wa Green Party asa nkaho afashe icyemezo cyatunguye twe abanyamakuru kuri gahunda tutari tuzi ko ari byerekereyo. Ajya mu mujyi rwagati, Nyagatare, ni mu umujyi wa Nyagatare w'ako karere ka Nyagatare, ubwo n'umurenge ni Nyagatare.
yari mu modoka iri open hejuru ifunguye umuntu ashobora guhagararamo ariko imodoka igenda mu mujyi agenda atekera abantu abaturage barasohoka abayoboke b'ishyaka Green Party bari muri iyo modoka bavamo bagenda baririmba mu mujyi ariko haza kubamo akandi kantu gato basa nkaho bahuriyemo n'abamotari bambaye ibirango by'ishyaka FPR biri ku butegetsi bavuze amahoni n'ibindi basa nkaho badukurikiye bamukurikiye nabo barimo kuza bavuze amahoni asa ariko polisi y'u Rwanda tubafitiye aba bakora sekirite mu muhanda baza kwitwa nkaho babakuyemo babashyira ku ruhande tubakomeza ngo navuga ngo urugendo rw'akarere ka Nyagatare mu kwiyamamaza ku mukandida wa Green Party Frank Habineza Dr. bisa nkaho ari aho kwari turangije noneho tuba tugiye mu karere ka Gatsibo nako ariko gahana imbibi n'aka karere ka Nyagatare. Ni ukuvuga aho ngaho Nyagatare muri make ntabwo yabashe kwiyamamaza uko byari biteganyijwe mu gihe wa Gatsibo rero. Ntabwo yivuze yiyamamaza mu by'ukuri kuko no mu mujyi Nyagatare byari ukuzamura ikiganza asuhuza abaturage bakamwikiriza wenda abandi bakamwihorera bakamureba babona ababyina babona ibirango by'ishyaka ariko uhagarara akavuga imigabo n'imigambi aho bateguriye gahunda nk'uko kwiyamamaza birimo kugenda hatandukanye ntabwo byigeze biba. Mugeze rero i Gatsibo ho byagenze bite? I Gatsibo ho bisa nkaho byatandukanyeho cyane naho twakiriye mu murenge wa Kabarore ni hafi y'akarere ka Gatsibo aho bakorera n'ubundi ni mu gasantere ka Kabarore cyangwa aho twakwita umujyi w'aka karere twakirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge hakaza umukandida abafana cyangwa se abarwanashyaka barabyina nk'uko bisanzwe byari biteganyijwe hanyuma hari neza umukandida wa Green Party asa nkaho yaciye muri make imigabo n'imigambi ye minini migari yo kutageza ku banyarwanda mu gihe baba baramutse bamugiriye icyizere bakamutora. Hari abaturage bari aho ngaho mu karere ka Gatsibo bari babyitabiriye cyane cyangwa naho twavuga ko ubwitabire ni mu by'ukuri busa nkaho bukiri buke harimo ukuyemo abanyamakuru ugakuramo abo yazanye akuye i Kigali baje bamuherekeje bari muri itsinda rye baba bazanye nawe ugakuramo wenda abana baje kureba batari mu kigero cyo gutora ntabwo yari afite abantu bagera ku 100 abo bose bamaze kuvamo batari mu byiciro byo kuba ngo abaturage b'uyu murenge cyangwa b'aka karere. Ubwo ndumva aho ngaho ntago bamwitabira ni kimwe nk'uko byamugendekeye ageze i Rusizi. Muri aka karere ka Gatsibo ndetse wenda n'Iburasirazuba muri rusange aho twageze biragaragara ko kumwitabira ni umukandida usa nk'aho abaturage batazi cyangwa se badashaka kugera aho ari ndetse hari n'aho twageraga nko mu gasantere ka Rwemiyaga aho batemeye ko yiyamamaza wabonaga abaturage bavuga bati hoshi yenda zinuwa hehe nagende ntagaruke hano n'iki ukabona ko basa nkaho n'abamuzi ariko bo baravuga ngo nagende barafata guhamagana abamuzi nyine nabo barazira ibinde nuko wenda abantu basa nkaho batagize iri shyaka ritagize amahirwe yo kwiyamamariza aha ariko ubona ko bisa nkaho ariho hantu yashoboraga kubona abantu benshi ukurikije uko abari bamaze kuhagera uko banganaga n'ubwo byabaye nkaho batemewe ko kwiyamamaza bikomeza bitewe n'izo mbogamizi navuze haruguru. Scovia uri umunyamakuru urasesengura hari abavuga yuko cyane cyane mu duce tumwe iyo bagiye kwiyamamaza nk'abo bakandida ba Frank cyangwa na Mpayimana abaturage batinya no kwiteranya n'ishyaka riri ku butegetsi bavuga bati nibabona twagiye inyuma ya Frank cyangwa Mpayimana batureba nabi ntabwo byo ngibyo wenda byo bishobora gutuma batamwitabira. Ibi usibye nanjye nk'umunyamakuru ntabwo birashoboka uruhande rumwe ariko nta buryo bikorwamo bugaragarira buri wese tumenye niba abaturage koko bakumiriye mu buryo bweruye ku buryo ushobora kuhagera ukavuga uti aba bari baje babasubizayo hashobora kuba n'ibinahari nk'uko abakandida batandukanye bakomeje kubivuga
bikorwa mu ibanga rikomeye ridapfa kubonwa n'umuntu wabyutse atari aje kugenda, kuko ntabwo bigaragara, ariko ubona ko n'abaturiye aho yakoreye baba bahagaze mu ngo zabo bareba muri iki kibuga. Ntabwo twamenya niba hari inzego z'ubuyobozi cyangwa za leta zibanza gutanga amabwiriza mbere y'uko uwo mukandida ahagera, cyane ko twe tuhagera tutahatuye, kandi umuturage wageze ku rwego rwo kumva ko yanga kujya afite ubwoba kwiteranya, tumemera ko yakora no n'ikosa ryo kwiteranya abwira itangazamakuru ngo bambukije. Ibyo byose rero ukurikije uko ubibona, hashobora kuba koko abaturage ari uko uwo mukandida. Halo, Scovia turamubuze ku murongo, ariko yatubwiraga yuko bishoboka yuko hari amabwiriza wenda atangwa rwihishwa kumira abaturage kujya gukurikirana kwiyamamaza kw'abakandida ari Frank cyangwa Mpayimana wigenga. Turongera tumushakishe mu kanya atugezeho uko abibona no ku bandi bakandida cyangwa mu tundi turere. Urakoze rero, reka tube ducumbikiye ahangaha, turongera tugaruke mu kanya tumaje kumushyira ku murongo atubwire uko abibona. Ubu rero turongeye tugarutse ku murongo. Scovia ukorera ikinyamakuru Panorama, turagira ngo utubwire ko Frank twavuga ko yakamye ikimasa mu kujya gushakisha abayoboke aho ngaho mu ntara y'Iburasirazuba, cyane cyane aho Igabiro, ubona akarere ka Nyagatare, urakoze cyane, na za Gatsibo. Ubona wamubonye ameze gute? Wamubonye aracyakomeje umutsi cyangwa yihebye? Wenda nko muri Nyagatare yasaga nkaho amaze kwangirwa kwemererwa kwiyamamaza. Wabonaga ko mu by'ukuri nk'umuntu wari witeguye igikorwa ari bugikore, ntabwo ku maso he no mu mvugo wenda aganira n'abantu wabonaga ko asa nkaho atishimye cyane, ko n'uwavuganye n'abanyamakuru ari umunyamabanga uhoraho w'ishyaka rye, we yasaga nkaho atari mu murongo mwiza wo kuba ari bugira icyo avugana n'abanyamakuru, niba nabyo twabigereranya nko gucika imbaraga cyangwa mu kwerekana uburyo yari yakiriye icyo cyemezo wenda byasa nk'ibimuciye imbaraga cyangwa se byamuteye stress, akaba ariko mbivuga. Ariko kugera ajya Nyagatare, agerageza ajya Nyagatare, ubona ko agiye kwiyereka abantu. Navuga ngo ni bwa buryo bw'umunyapolitiki adapfa kuva ku izima, ariko kuba yari yabuze buriya buryo yari yateguye, wabonaga ko ari ikintu gisa nkaho cyamukomye mu nkokora mu buryo bwagaragariraga buri wese. Yiyumanganyaga, akagerageza amarira y'umugabo ngo burya atemba ajya mu nda. Yiyumanganyaga aho yavugaga ati ntabwo niyamamariza hano, nta baturage bahari, kandi aho nabise abaturage mwahanze. Bakamujyana mu irimbi aho yakoze igikorwa, nawe akina umukino mwiza. Ntabwo ari mu irimbi nyirizina, ariko ni mu kibuga cyari gituriye hari ibintu, ku buryo abantu barengeje amaso utuntu tw'utuyunzi, urugo rw'imirinzi mu Kinyarwanda abantu bararwumva. Yego. Hari wabashaga kubona imisaraba, nubwo handi ho hari amatente, hari hino mu kibuga, bishobora kuba ari cyo abantu kugira ngo wenda baruhukiramo cyangwa baganiriramo iyo basezera wenda nk'umuntu wabo baje gushyingura. Sinzi icyo kibuga icyo gikora, kuko ntabwo harimo za nkingi z'amazamu y'umupira ngo wenda kiba ari ikibuga cy'umupira. Ariko uko wabibonye aho ngaho, urabona ni ikintu gikomeye. Twavuga ko ari nk'umwitozo utoroshye ku munyapolitike, kumujyana hafi y'aho ngaho haba bashyinguye abantu, agafata akanya gatoya akabunamira, ndetse n'abayoboke be, aho kuvuza ingoma kugira gute. Ni igikorwa twavuga ko ari umwitozo yatsinze. Oya, kuko habaho hari abashyinguye abantu, ntabwo yigeze ajyayo. Kuko we yageze mu kibuga arahagarara gusa, arebye uburyo hateye n'uburyo hubatse. Ni ahantu ubona ko ubundi hafi y'aho bashyingura mu by'ukuri ntabwo umuturage wese ariko yishimira kujya hafi y'irimbi.
byongeyeho Frank nk'umukandida navuga ngo udafite abayoboke benshi gusaba ko habamo imbaraga nyinshi kugira ngo umuntu abashe kumukurikira ntabwo byari bumworohere kugira ngo aho hantu abashe kuhabona umuntu wamusanga cyane ko ari hafi y'ibindi wenda n'abaturage bagaragaraga niba se wabonaga mu ngo zabo bahagaze hirya kuko ni hafi y'umudugudu babonaga abantu barunguruka barebera inyuma y'ingo z'imiyenzi n'ingo z'imiyenzi cyangwa se zikikijwe n'imiyenzi nk'uko bubaka mu kinyarwanda ubona ko nta bantu mu by'ukuri ariko navuga ngo ni kimwe mu bintu byamutiye imbaraga ariko nanone dusubiye inyuma kuri Frank ubwe n'abo bakorana urumva niba bashakaga kwiyamamariza hafi y'isoko amabwiriza atabyemera mu kigo cy'ishuri mu kibuga cy'ishuri amabwiriza atabyemera navuga ngo nabo ubwabo haba harimo ubuyobozi kuba wenda bw'abanzi ariko nabo ubwabo ntabwo bafashe igihe cyo gutekereza sitarateji y'uburyo bakora ibintu n'ufite impamvu yo kubabuza ntayibone ni ukuvuga ntabwo bigeze bafata umwanya ngo bajye gusura iyo site aho hantu bari bemerewe ngo barebe yuko hadashoboka kuko niba bashobora kuba barasabye ku wa mbere ariko wabahaye amakuru bakaba batazi ko ku wa mbere rw'imiyaga harimo isoko wenda bari buhagarara kuko ari hafi y'isoko ritaremye ntacyo byaba bitwaye ariko mu by'ukuri bahaje ari igihe cy'isoko abaturage barazagaraye abana bari mu bizami hafi aho ngaho amategeko ntabyemera ya komisiyo cyangwa amabwiriza nabo mvuga ngo habayeho kugira intege nkeya zo kwigatira y'ahantu bayikorera habaye kurangara birunumvikana yuko komisiyo yabahaye igihe gitoya bamaze kwemererwa ntago bari bafite igihe gihagije cyo kuzenguruka hose ngo bafate gahunda muri makeya se uko wabonye nk'abo bayobozi b'utwo turere b'utugari hari abo mwashoboye kuganira nk'abanyamakuru ngo bababwire impamvu wenda bakomye mu nkokora Frank cyangwa bangaga kuvugana n'itangazamakuru yego bavuganye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwemiyaga nyuma y'uko tugeze aho haba Rwemiyaga yadukurikiye ajya kubereka aho handi muri mu kagari ka Nyarusubire aho mu gasantere ka Bugaragara naho yari ahari ari naho yavuganiye n'itangazamakuru mu by'ukuri yagaragaje ko ejo yari yavuganye n'ushinzwe kumenya aho bari bwamamarize amubwira ko ku isoko no ku ishuri ho bidashoboka mu mabwiriza harimo kurangaza abana bari mu bizami by'amashuri harimo kurangaza abaje gucuruza wenda hakaba habamo nk'uko amabwiriza atabyemera hashobora kuzamo impamvu z'uko abajura niba baje gucuruza ababwira ko afite iyindi site ariko bisa nk'aho habayemo kutahuza gahunda y'ubuyobozi n'abashinzwe kwamamaza muri kariya gace umukandida wa Green Party ari nabyo we yatubwiraga ati twe ntabwo twigeze tubyanga ni uko gusa aho ashaka hadashoboka kandi yanditse akarere karamwemerera ariko tumuhitiramo tumuha site bitewe n'ahantu bishoboka we ntabwo yigeze atuvuguruza ngo avuga ati iyi site ntabwo ari iyo niyaga nubwo twamurenge ariko akagari nyirizina ni aka twagombaga kumuha kuba bati bakompureninga bavuga ngo ni n'irindi we yavuze ati ni mu kibuga murabona ko atari n'irindi twashaka ahantu hari ikibuga abaturage bashobora kujya bashobora kubonerwa umutekano batagiye mu ngo z'abantu cyangwa se ngo bajye hafi y'ubucuruzi bw'abandi bantu ku buryo babatesha umutekano basakuriza kwa kundi ibyuma biba bivuga ati twari twabashakira ikibuga kiri ahantu hitaruye ku buryo abari buze kwamamaza mu by'ukuri bariwe bisanzuye ariko ntacyo twari tugambiriye cyari kigamije kujya hafi y'irindi none se nkawe w'umunyamakuru urakoze cyane kuduha iyo ncamake uko byagenze mwavuganye n'abo bakuru b'uturere b'imidugudu
w'umurenge. Nkamwe mukurikirana umaje kujya hirya no hino ukurikirana ibyerekeranye no kwamamaza abakandida, watunyuramo muri makeya hari uwuhe mwuka, niba uyu munsi wari uri muri ako karere ko mu Kanyagatare, ahantu umaze kuzenguruka ubona hari uwuhe mwuka mu bakandida batandukanye? ishusho igaragara ku bakandida wenda mpereye nko ku mukandida w'ishyaka FPR no ku butegetsi Perezida Kagame, wenda twavuga ngo ni umukandida navuga Rwanda ku mashusho uko bigaragara. Abaturage benshi ibihumbi baturutse mu karere imihanda yose ku buryo no kubaheza n'amaso bitagukundira. Benshi ubona baba baje gukurikira umukandida wabo babyina kumushyigikira. Navuga ngo ni ibintu bisa nkaho bitatunguye abantu ukurikije uko FPR irimo yamamaza imbaraga, kuko umujyi wa Kigali uyu munsi yarompuwe n'ibindi bintu byose birimo ibirango by'ishyaka FPR no mu mujyi ahantu hose, ku buryo aho udashobora kumara iminota irenze ibiri utabasha kubona ikirango wenda cya FPR. uwo ni navuga ngo ni umukandida ugaragara cyane isaha iyo ari yose ahantu hose. noneho ngarutse ku mukandida Mpayimana, ni umuntu urimo kugaragara kugira ngo yavuye iburasirazuba mu karere ka Bugesera ajya no mu majyepfo, ariko mu by'ukuri ubona ko ni umuntu utafite abantu benshi bamukurikira. nk'uko yatangiye abivuga, ubushobozi bwo ntabwo nubwo afite ubushake, ubona nta bamuherekeje bambaye nta myenda afite bambaye isa n'amabara we cyangwa se ikirango cye, cyane ko ikirango cye yakoze ikirango cya esikariye cyangwa nakwita ndacyita esikariye nyine. Yashyizeho inzego cyangwa urwego abantu burira, ubwo wenda ashaka ngira ngo kurira akagera muri perezidanse cyangwa afite ibindi bisobanuro atanga. Abantu bakwiye kuzamuka mu mibereho bakagera hejuru, nta muntu ufite urwego na rumwe asimbutse cyangwa inkingi z'urwego. nicyo kirango, ntaho ubona nta wambaye umwenda we cyokora ku modoka ejo yakoresheje mu majyepfo, wabonaga ko iyo yambaye iriho ifoto ye ariko nta kindi kintu cyari kiriho. nta nafite mikoro yo kuvugiraho, mikoro dusanzwe na bafure. hari ubuntu bw'umukoro niba ubwibuka kera mu Rwanda bakoreshaga iyo batanga amatangazo ko harimo umudugudu, turiya twa megafone kwa mikoro dusa nk'uturangurura ukuntu sinzi ukuntu tudasometse kuri bafure. turaboneka dutoya bahiriya bashyiramo amabuye yaba ashaje abantu ntibashobore no kugira icyo bumva, ku buryo bititondeye biba bicanira. ariko abafite abantu bakibona ahururwa n'abana bava kwiga n'abandi, uwo ni umukandida ugaragara ko mu by'ukuri nubwo nk'umukandida wigenga ufite ubushake ariko ubushobozi bwo gukora lobbying cyangwa kwamamaza no gukombeka ahantu ntabwo arabona, ntabwo afite mu by'ukuri uyu munsi. navuga ngo nk'umunyamakuru uko mbibona ahagaze ku cyizere cy'uko byonyine kuba yarabashije kwemererwa na komisiyo byonyine ari intambwe yateye navuga, ariko iyo kwamamaza nayo navuga ko ari urugendo runini kuri we, kuko abantu bumva imigabo n'imigambi ye ni bake, usibye wenda ko itangazamakuru byamufasha kuyumvisha rubanda nubwo baba badahari, ariko televiziyo y'igihugu y'u Rwanda iyo ibasha kwerekana abakandida bose babaha umwanya mu makuru yabo cyangwa mu biganiro birimo gutambuka. dusubiye inyuma
yego dusubiye inyuma gatoya se iyo ugereranyije abo bakandida batatu ko biyamamaza, hari Paul Kagame perezida w'igihugu cy'u Rwanda, akaba ari n'umukandida wa FPR Inkotanyi. Biragaragara yabivugiye mu ruhango avuga ati n'ubundi intsinzi murabizi yuko intsinzi ihari kuva igihe bahindura itegeko nshinga. Iyo urebye abavuga bati ari Frank ari Philippe Mpayimana n'ubundi nabaherekeza ba Paul Kagame, nta kintu gishyashya bafite mu migabo yabo, mu migambi bashobora kugamburuza FPR Inkotanyi na Kagame. Icyo kintu wowe nk'umunyamakuru usesengura ujya hirya no hino uvugana n'abaturage, ubona gifite ishingiro cyangwa nicyo abantu bagomba kuganiraho? icyambere kuko niba ivugurura itegeko nshinga 2015 abasaga miliyoni enye barasabaga ko perezida Kagame asubira ku butegetsi, icyo navuga ko ari kimwe mu bimenyetso koko nk'uko nawe yabivuze byerekana ko afite intsinzi, kuko abanyarwanda bemerewe gutora ni miliyoni 6,800,000 birenga. urumva rero miliyoni enye ubwazo zari zagusabye ko agaruka, hakiyongeraho n'abandi bana bemerewe gutora bari bageze igihe. Mu by'ukuri urumva ko ashobora kuzamura umubare w'amajwi w'abashobora kuba bakimushaka, nubwo abasabye bangana kuri hari wenda n'abamushakaga ariko batari bazi ko gusaba bibaho. Aho rero yabishingiraho nk'uko bemeza ko ibyo yavugaga byaba bifite ishingiro ko afite amahirwe menshi yo gutsinda aya matora. Kandi mu mvugo z'abaturage bose baravuga bati nta wundi perezida twabona, nta wundi twakenera. N'uburasirazuba mu karere ka Bugesera babajije umukandida Mpayimana bati Kagame ko yaduhaye inka akaduha amazi akaduha umuriro, wowe uzaduha iki? Mu by'ukuri urumva ko n'aho ageze n'abaje kumureba ntabwo baza kuko bari bumuyoboke, baza bashaka kumubaza afite iki kiruta iki wabanje yabahaye. Aha rero nkavuga ngo ibyo uyu mukandida yavuze ariwe perezida wa Repubulika Paul Kagame bifite uburyo isobanuro bwinshi ku buryo afite amahirwe menshi mu by'ukuri ko bibona n'abaturage ko bamushagaye benshi cyane gutsinda aba bakandida. Aba nabo bakandida bandi ari Green Party ndetse na Mpayimana wigenga basa nkaho kuvuga ngo baherekeje uriya arabarusha amahirwe ibikorwa bye mu bikorwa bye biramwamamaza kurusha ko abanza kubivuga. Barimo abo bakecuru bavuga bati duhabwa amafaranga y'izabukuru, Mpayimana nta kintu abantu bamuziho, Green Party ryari ishyaka ariko naryo ubona ari ishyaka ibikorwa bihambaye muri rubanda. Ikindi kiyongeyeho ishyaka rya FPR bisa nkaho ryahuje imbaraga n'andi mashyaka yose, abayoboke bayo barabishyigikira. Ibyo rero biri mu kongera imbaraga, nubwo dushobora kubita abaherekeza dushingiye ko kubaha amahirwe yo gutsinda. Ntabwo nakomeza ko bazatsinda 100%, ariko amahirwe yabo ni make yaragerwa ku ntoki, ni make yigereranyije n'ayo umukandida wari usanzwe ari perezida wa Repubulika Paul Kagame. None se reka tuvuge nk'akabazo k'amatsiko. hari abantu bagiye bavuga bati iyo bemerera wenda Diane Rwigara, bakemerera mwene data, bakemerera Fred, ati wenda ibintu byari kurushaho. bariya bakandida batatu batemereye, hari ikintu gishyashya no batungaga n'agatoki rwose batarya iminwa ibintu FPR Inkotanyi itigeze igeraho muri iyi myaka 23, bavuga bati hari abantu bafungirwa ubusa, hari abarigiswa, hari umutekano, hari kubuza abantu ubwisanzure mu bitekerezo. iyo musesenguye nk'abanyamakuru musanga iyo babemera hari ikintu cyari guhinduka ku byerekeranye na FPR n'abo bakandida bandi batemereye? wenda abo bakandida bandi cyane ko komisiyo itana nubwo bavuga ko bafite ibyo baje guhindura, ariko mu by'ukuri gusa nk'aho imigabo n'imigambi yabo myinshi itigeze yumvikana mu itangazamakuru, usibye nk'uyu
umukobwa wa Rwigara Shimwa Diane yasaga nkaho wagaragaza ko afite ibyo agiye guhindura, avuga ko abantu bapfa, avuga ko hari ababura n'ibindi, ariko mu by'ukuri dukiri inyuma ngo nk'umunyagihugu kandi nk'umunyamakuru bikurikira ushobora gusanga iki kibazo afite atari ikibazo cya rubanda rwose, cyane ko nk'umuturage wenda uhinga ibishyimbo bakavuga bati uzahinga ibigori, ariko ushobora kuvuga ati birambangamiye ariko nashakaga ibishyimbo, kuvuga ngo hari abapfuye bigeze bafunze generali, bigeze kwica umucuruzi, bigeze ku buryo iyo abyumva wabyumva nk'amakuru kumva ni ibintu kuko atabibonye. Navuga ngo hari n'ibyiciro bibiri, usanga utanga ishusho y'ubutegetsi buhari, usanga rubanda rwinshi kandi navuga ngo abaturage bato batinyitse badafite inyungu z'ubutegetsi, bashaka inyungu z'imibereho, babona ko Kagame ntacyo batwaye cyangwa se n'ubutegetsi muri rusange. Ariko bagaruka kuri ba Diane baravuga ibibazo ariko bashingiye ku bantu bari mu rwego ruri hejuru, bafite ibibazo byabo byo mu bucuruzi, bafite ibibazo byabo byo muri politiki, bafite ibibazo byabo babifitanye n'ubutegetsi kuko wenda bafite n'aho bahuriraga n'abo bategetsi, ariko rubanda rusanzwe mu by'ukuri ibyo mbona iyo ubirebye narutuje kuvuga ngo naka yarabuze habura uwo muntu n'ubundi wari uri mu rwego ruri hejuru. Ntabwo umuturage uhinga, umuturage ubyuka aza Nyabugogo kwikorera imizigo bavuga ngo leta yaramunyurije cyangwa se abaturage muri rusange ibyo ntabwo bibashishikaje, ikibashishikaje ni ukubaha uburenganzira bwo kwihingira ibishobora kubazamura mu mibereho yabo ya buri munsi, badusubize ibishanga byacu, ibintu nk'ibyo ngibyo bibazamura mu mibereho ya buri munsi. ibi rero iyo ari byo abaturage bashaka, perezida Kagame aho arimo kujya kwiyamamaza nk'umukandida w'ishyaka FPR, abaturage bakabyina bati turashimira, ariko nyakubahwa tukumbuye no kongera kubibizeza. nawe niho avuga ati hari ibyo tuba twarafasheho ibyemezo tukabikora, ariko mu by'ukuri abantu bashobora kureba se koko ibi byemezo byafashwe byari bibereye rubanda cyangwa se hari icyo twahinduramo abantu bakabona ibyo kurya ariko n'ibyo bafataga bakabibona. ahari naho avuga ko n'ibyo atagezeho cyangwa atakoze nibamushyigikira bakamutora azabivugurura muri manda ashobora yaba atorewe ya gatatu, akongera agasubiza agakosora mu by'ukuri. kandi ikindi aba bakandida basa nkaho batemeye, nubwo bari buvuge ku bibazo by'abaturage, uyu munsi abaturage ntabwo babamenye kuko komisiyo yari itarabemeza. bumvikanaga mu itangazamakuru gusa tuvuga ko bakoresheje ibiganiro, sinyatire zabo zitemewe, abandi ngo bagize ibindi bibazo, ariko abaturage bari bataramenya akamaro kabo. n'uko uyu munsi barimo kumva Frank Habineza, barimo kumva Mpayimana Philippe, wenda barabarinzwe n'imigabo myiza n'imigambi abantu bakabakunda, ariko kuko batemeye nta muntu wapfa kumenya niba bari bikurikirwe na rubanda cyangwa se abantu bari mu bumve bakavuga bati uyu mukobwa ni umurakare, afite agahinda, wenda afite aho akomora, uyu nawe mwene data nawe aravuga ibi wenda kubera ko hari ikindi kibazo yagize, ariko mu by'ukuri ntabwo uyu munsi abaturage babamenye kuko aho ugeze hose barakubwira bati icyo yitwa ndi uhabya wenyine. kugira ngo abaturage bato rubanda giseseka mu kinyarwanda ntakoresha kitagikoreshwa, bemera ko bazi Kagame barabyina nk'uko ubibona nawe ku mashusho amashusho arivugira, kandi koko nibyo ari Frank, ari Mpayimana, ari n'abo bakandida batatu batemerewe, ntago bazwi mu baturage ba Giseseka, bazwi aho mu mujyi wa Kigali gusa. urabona nka mukobwa wa Rwigara azi Kigali kubera abatuzi, wenda n'aho avuka bakaba bazi izina ryasa, ariko umwana ubwe ari nawe ashakaga kuba umukandida ntabwo abantu bamuzi kuko
nanjye ntakubeshye nk'umunyamakuru namenye uyu mukobwa nyuma y'urupfu rwa se ubwo yagiraga icyo avuga ku rupfu rwa se. ubwo rero niba nanjye w'umunyamakuru uba mu mujyi wa Kigali kuva mumenye nta myaka ibiri irimo, ntabwo byoroshye ko umuturage wa Rwisirabo, umuturage wa Rusizi, umuturage wo mu Kabingo yari bufate icyemezo cyo kuvuga ati reka ntore uyu mukobwa, byongeye bigaragara mu ishusho nk'aho ari umwana. mu gihugu gifite amateka akomeye nk'aya nabyo ntekereza ko byari bimubera imbogamizi ikomeye, nubwo iyo rugire wenda bamukurikira wenda basa nk'aho bafite ikibazo gishingiye ku byo yavugaga, ariko ntabwo abaturage babazi mu by'ukuri. reka mbere y'uko dusoza, yego mbere y'uko dusoza umaje kunyuramo muri make y'ukuntu kwiyamamaza bihagaze, nagira ngo nkubaze nk'umunyamakuru, hari ibintu twebwe turi hirya no hino hanze bitugeraho ko hari abasirikare, abakoroneri 3 bafunzwe muri iyi minsi. Ibyo wabiduhamiriza n'ibyo koko itangazamakuru ry'imbere mu gihugu mwebwe murabikurikira nibyo cyangwa ni impuha? ndumva ibyo bintu nta hantu turabyumva kugeza ubu, nta n'ikinyamakuru cyo mu Rwanda ndetse wenda n'icyaba gikorera hanze ariko gifite umunyamakuru i Kigali cyaba cyagize icyo kivuga kuri iyo nkuru. ndumva nigeze kubibona muri social media ariko nigeze numva nta muturage twumvisha ubivuga, nta nubwo nigeze mbiha agaciro kuko baravuga ngo hashize ibyumweru bibiri nta makuru ntaba mbifiteho ngewe, ngira ngo no mu biganiro nk'abanyamakuru ku magurupe duhuriyeho ndumva ntawe uravuga iyo nkuru, kandi wenda niyo hari n'indi nkuru tumenye wenda tutarayibona gihamya ngo tuyivuge, usanga tutanabura aho tuyandika wenda ngo abantu bagire icyo babivugaho, ariko nta kindi abimenya nk'iki. urakoze cyane, ibyo ngibyo nabyo tuzabigarukaho. ntago nyine mu gutangaza amakuru ntago umuntu apfa gutangaza adafite inkuru yizewe. mugumize mubikurikirane, musesengure, mushakishe amakuru nyayo, muzabitugezaho mu minsi iri imbere. tuzaganira turebe ukuntu itangazamakuru ryifashe mu guherekeza abo bakandida, umwanya ribaha nabo, ukuntu abo bakandida bavugane n'itangazamakuru, niba baryubaha bakariha umwanya waryo, cyangwa niba bavuga bati bariya niba Sagihobe nta n'icyo ukagomba kujya gusabiriza inkuru kandi ufite uburenganzira. turashaka kugira ngo tuzabiganeho, turarikiye abadukurikira yuko mu minsi mu cyumweru gitaha tuzaganira ku byerekeranye itangazamakuru n'abakandida biyamamariza uwo mwanya wa perezida wa repubulika. urakoze rero cyane Scovia, twibutse yuko abatwumva yuko uri umunyamakuru w'ikinyamakuru Panorama, ukaba ukorera i Kigali ariko uzenguruka mu ntara zose. urakoze cyane, turagushimiye. murakoze cyane namwe kuduha uwo mwanya.